ariko na mubyaro wagikeri we ubundi ugenda umbunza ahantu hose mbunza muri rubanda uneranye ubundi ugira ngo ngukikisha biriya bintu za kunywa kwa gasatsi ku izina ry'Imana donu izi ni inkari kandi ariyo naringiye ahubwo ubuduhuye ndi kujya ku isanda hari umuntu wanyemereye agacupa nyine genda uzigotomere muri gupfikiza tubaga turugupfa ibyo bintu Imana yakuremanye ugendana gari ikindi se sha twapfa kuri wowe musanze se ntabyo mfite mama reka nkurikiza hangane igire mu mirimo ese bashaka ko ngumi wawe cyangwa nitahire ariko wanarara nasara singe wawe warara pe arewe vanguranjuka ngumi wawe aho natashye wanjye haje waje haba hankeneye muko babarira urakoze mva rero nkutsa mwana wanjye ndagira ngo nguhanure kandi mwana wanjye unyumve kirazira kikaziririzwa urumva mugabo ntakagukandamize yego urumva ubwo ni Yohana koko uri ijisho rya mukuru riba ryarebye iyo ubona ngo aratuje akakwihishamo akakwiyorobekaho uriya afite agasuzuguro nk'akimbwa iryana arasuzugura n'ikizi ma ibyo mukorera byose namutuka namusuzugura anyereka ko nta kintu bimubwiye abameze atyo buriya rero mwana wanjye ntacyo biba bimubwiye afite ibindi aba yitayeho yibereyemo kandi ntabyo uzi etako kisuri yayitako cyafishoboye iki ejo bundi ubwo naherukaga kuzi wawe nasanze yiyugikanye kobwa wo kwa mbyama nzindutse mama cyaje kwawe kuko twari natangiye kuganira nabi ubwo bari bihugitse wa wundi we wamabuno nyine mama ayo mwana wa muzitse nibyo bari bibereye mama amabuna rutaya yanjye se oya mwana uko byagenda kose icyo akoze arayingayinga kuri aya yawe byo umva nkubwira ko ibintu utabimbwiye ukigenda ukabicecekana nkwereka ukuntu umushwanya gusa cecekura nyihora nta niso mwana wa ninjye wakwibyariye uri imfura yanjye arewe mbikubwire rero meje uzavuge ko ari njye wagusenyeye gusa wowe umenye kuriya mugabo urumva nta bwitonzi yifitiye icyo nzi icyo atakuzaniye mama rekera azakikuzanira doraho nimenye ngo kwanjyama nzindutse hari abakobwa batatu nuhe muri bo ngo nkwereke uko intambara yambarwa wa wundi ufite bya bisatsi bigwaha bigwa inyuma wivunika muremure ubyibushyemo nguho suriya ndiriweho shirirwa ugana wiriwe mwana cyangwa wirirwa uboshye wandaya we hari igihe uzasanga twarakaye nawe umunsi umwe ukirirwa uboshye wibwira umwana nabi ariko mama wanjye ishobora wibwira umwana nabi umva iwawe se nahageze ryari hari igihe nzagusanga iwanjye nkaguhekenya nkagukacanga iyi misatsi ureba nkayipfura nkayisigarana mu ntoki wese nkamushwanyaguza iyi nzobe nkayiharatura bici gusa tugende mama wanjye shwanyaguza imbwakazi reka kari kankubise mami yarakwizeye none umusenyeye umuryango yewe ntamabyariro yewe ntamabyariro
ese kutarwiyambitse n'amahoro ko ntarwiyambitse urukise ntambaye ndavuga uruhu ako ntawe solo ugira use urabona uruhu rwanjye rukunagana ariko gasa wigize ibiki agasuzuguro kawe hano muri uyu mudugudu niyo mpamvu uri guhereza abantu inkari ariko se muteka kuva igihe cyose wazi hano mu kabari kanye si wanywera n'inshuro nyinshi njye nigeze nk'inkari amakuru yawe turayafite ahubwo uzi ikintu kikurindiriye reka mudugudu azi duhita hano tuhafunga akabije cyane rwose aha mahoro y'umunyabyaha n'ugucakirwa ingota munyumvira ibyo y'umutindi gasani uzi nkari yirirwa araturohamo kase nk'intumbagane nkaho uturutse kuko bati kuneza abaturage ngaho none wowe kuhora uraduteza izo nkari zawe yigize akaraha kaje he ngo mbese ngo nubwo haza komanda cyangwa za karita purari nta yamujegajeze reka tuhafunge muhafunze hakiri cyagushobora ariko muteka wowe ukagira imana rwose ikintu cyose ushaka yaba ari n'amande ndayatanga mbabara rwose ndakwinginze mbabara wowe ukabyarawe ibi bintu bibi bwa mbere n'ubwa nyuma ntabwo nzongera rwose ngo bakubabarire oya ntibishoboka ntabwo bakubabarira utanatubwimva n'imvano kwanza y'ukuntu izo nkari uhora urazitumena nibyo imvu n'imvano y'ibi bintu areka kuko nitwe tuzihohomera tazibasara kwasama aho ngaho nawe nabuzwa n'iki kwasama gutukana imbere yanjye wahoreraga mu macuho bw'izo nkari wabumba n'umunwa nisira ntumbagane ngo ni njyama nzindutse hashutse ngo mbona abakiriya njyama nzindutse ese njyama nzindutse yagira ngo umenyekane kuko ufite inkari z'umwimerere kuko ufite iki yego reka tuhafunge reka mudugudu azi muhafunge rwose muhafunge utangiye se kandi gufunga dore kandi buretse ngenge arampona buretse nyama zindutse amabya buretse ariko umva turashiri yacu wewe nturebe buretse amufite mu kazi turashiri yacu y'umudugudu bise bivuze iki zara ukuntu uzahafunga reba aho bakoreraga ibi arakabije akuze ukuntu yavuze ngo iki twaramubwiye tuti amaherezo bazanagukacira ati nubwo haza bari abajepe abakomanda abandi nta n'umwe uzankuraho niko yavuze niyo mpamvu namwe adakwiye kubarusha ubwenge aratubona reka mudugudu azi turahafunga turamwirukane mu mudugudu arusoni cyakinze se ahubwo amazi ganananiye kuganywa ntago ari kurenga umuhogo urashaka ahandi reka mudugudu azi umuntu tumwereke cyayigwaditse ariko si ubundi ntatwayica ako ari ikintu ushaka kuvuga ko muri ino minsi utishimye bimeze gute kwishima wowe iyo witegereje iyi si dutuye ukareba ibibereyemo ubona ko kari si yo kwishimiramo mu buryo bukwiriye umuhungu wawe mbese nkugishije inama yo gushaka umugore wangiriye umugore cy'umugore cyo rero njye inama naguhereza wakwibera nka Pawulo sibyo nose iyo urebye ukanyitegereza ukareba uko mbaye hano ukareba ubuzima bwari bwo bwose ubundi ubona hari ikibazo mfite ahubwo ari kimwe waba uri umunyamahirwe ari kimwe waba uri umunyamahirwe ntabiba birenze birarenze birarenze kabisa kuko hari n'igihe uzajya wipfuna ibibazo nose muhungu wanjye iyo witegereje mama ubona ari umuntu mwiza bitewe n'ukuntu mba mbibona witonda ntabwo imana ari kubw'umugore ntabwo udashatse kuvuga ntabwo imana ari gufata umugore muhuje imico yitonda ngo ibahuze uvuge se ivuga ati kubera ko yararebaga ikabona wari kuzamera nk'umuntu uri muri paradizo tuvatereka ngo kubita umugore w'isasi ku rugamba rwa rero ntabwo ari njya kwinjira muri ino rusirikare nigute umukobwa uko ndyama nzindutse cyangwa ko nta mabyaro yo kabyarira intuza ngo araza akirirwa ahangaha ngo ukirirwa umukikiye si ubundi ngombwa ngo ujye uvuga ibintu byose gutyo wazamutse nta n'igihe wacisha make ngo uvuge ucishije make
ncisha make se wabinyemereye wabinkundiye ubundi gukibikora Usa urabona hari ahantu hakorerwa ibyara ubona hari ahantu ho kuza nkakikira abakobwa mbese ubwo ubona natinyuka gukora ibyo bintu by'ahangana bivuze ngo ufite ahandi hantu wabatwara kubakikirira sibyo ibyo wivugiye umva ngwino urabisobanura ngwino niko ari uriya muvuno mutari hehe ntawe mboneye ndetse nkubone ariko ndavuga siko nta wundi niko ndi kuvuga nese papa niwe uruguhiga bikoreye urubuye rungana gute umuhambirwa ambeshye ngo ngene nyare mu ibido ngazajya kunshakira bizashimisha abakiriya kumba arimo aranshuka arimo arafata amafoto narangiza ajye kuntanga hose ubundi ndahibwa n'inzego z'umutekano nese umugabo ungana nkaho nyara mu bido mubwire ko mubonera hose muraza gutoragura umurambo cyo nese papa niwe uruguhiga bikoreye urubuye ndamwica mubwire ati agufatira agasatsi ndamutema cyangwa mukubitera uyu mutwe nkumene aho mubonera hose do arambona tu ububwire ati arimo araguhigira ubuhindo ndamwicara abeshyira ubusa hari uwo miwari abantu buzi ko basaze ariko nk'ubu ngubu turamutse ujaheruka mu by'ukuri papa umva arakwishe neza gatsatsi nkuye nawe yikoreye umusozi w'urubuye ari kuguhiga ngoki gasatsi ararifite wari bose umva umusozi w'urubuye arawikoreye ngo niwe ari guhiga ngo arakwica iyo mbwa irihe ngo mpangane nayo yanyuze hano ahubwo tugende dusubira inyuma ariko bose nini gasatsi n'umweho sibyo wabibwira umutekano aha tugenda ahubwo ujye kureba umutekano noneho bimubwire kuko yikoreye umusozi w'urubuye ari kuguhiga we andahana ariko umuntu naje arakubwira ngo ntuzangaha uje uraza nawe ushaka kuzigira nka siko ariko niko ubu papa wawe binashaka kunkora ni ibiki mwizi minsi wambwira ngo amafaranga ganje ko karagariye ntakurongoye ariko se abasore bo mwabaye muto kubera iki muba mwumva mushaka kurongora abantu batabakunda ubundi se ndakoze ngo ntahunzi nose ubundi rega wenda tuvuge ntahunzi ubu se abantu bose bakurongoye ushatse kumbwira kubaza nanje nyishirire mwako gatebo njane nabo ariko iri joro randongora habwo ico ngico nawe uri kumva icaburaga nanje rwose ndiba ukuntu nigenza bura rero uri umukobwa w'umutima umeze neza kuba ico ngico tukinyemereye nanje ntacu nzongera kukubaza kandi dore nze nkwereke kuva ibyo ngibyo byemeye ni deni ryasikomise ndikupa papa wawe ndamubabariye muhaye imbabazi z'ubwoko bwose ajane ariko nagiraga ngo nkubwire urandongora mu ntekerezo mu bitekerezo turenda kubishira mu bitekerezo hano mama nyobe waho banyuzaga nagiraga ngo nkwibutse nti urandongora mu ntekerezo uri wanyu nanjye ndi wacu kandi si ryo koranabuhanga ryo ryaje ryarira ibyo ntabyo nzi ubwo se urabona njyewe nahangara nkajya kurongorwa n'umuntu papa nshakiye ngiye ntishakiye cyose hari ikibazo kirimo umva nzashaka umugabo nkunze nishimiye ntago nzigera nshaka umugabo data yamitiyemo yego niba rero ari uko nguko uhisemo sibyo ukuntu tugiye kubigenza ugiye kuma amafaranga ganje cyane niba utarama amafaranga ganje nk'uko ubihisemo ukamanikire byose bigira inzira bihwaniremo umva musore mugiye mumenya ubwenge amafaranga yawe ntago ari njye wayariye uzagenda uwayariye akakumanikira kubera ko ari wowe wayariye nyine azakamanika ku ishuri soni ariko reka wikubitemwa mami yarakwizeye none umusenyeye umuryango
mabyariro mwana